Ukunze kubona itsinda ry'abasore n'inkumi bambaye imyenda y'imikara iriho ibirango bya CTU. Akenshi bakunze gucungira umutekano abayobozi bakuru b'igihugu n'abandi banyacyubahiro. Aba baba biteguye gutanga ubuzima bwabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ariko umutekano w'igihugu nabo bashinzwe kurinda ntunyeganyezwe. Ni nayo mpamvu ku myambaro yabo uzabonaho ubwoko bw'amaraso yabo, kuko iteka baba bizi ko ashobora kumeneka. Ese CTU ikora ite? Ni bande dusangamo? Yashinzwe ryari? Ni iyihe myitozo warakoze kugira ngo uboneke muri iri tsinda rigizwe n'ibyiciro 9, kuva ku mitwe idasanzwe Special Forces ugera ku bashinzwe ubutasi Basic and Advanced Intelligence Unity? Uyu munsi byose turabiramburira hamwe. Abakunzi bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Kenya, Tanzania, Korea, Uburundi no mu Rwanda, mwese mbanje kubasuhuza. Uyu munsi turagaruka kuri CTU, Counter Terrorism Unity. Ubundi iyi CTU ni iki? Ni bande tuyisangamo? Bagomba kuba bujuje ibiki? CTU ni itsinda rishinzwe kurwanya no gukumira iterabwoba. Ikaba yibanda mu gukumira irishobora gukorerwa imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. CTU igizwe n'abasore n'inkumi baba barahawe imyitozo ku rwego rwo hejuru mu byiciro 9. Kimwe muri cyo ni abashinzwe kurinda ibikomerezwa n'abanyacyubahiro, abitwa VIPs, impine y'amagambo very important person. Imyitozo y'ibanze ya CTU itangirwa mu Bugesera Imayange ku kigo cyitwa Counter Terrorism Training Center CTTC. Iki kigo cyashinzwe mu 2013. Intego nyamukuru yacyo ikaba ari ugutanga amasomo yihariye mu kurwanya, gukumira no gutanga ibisubizo ku bibazo byose biteza umutekano muke. Aha mu 2015 abapolisi basaga 622 bahasoreje amasomo agendanye no gukumira iterabwoba no gucungira umutekano abanyacyubahiro. CTTC ifite ibyiciro 3 by'ibanze birimo Special Forces Wing, Counter Terrorism and Intelligence Wing na Specialized and Career Courses Wing. Ibi byiciro nibyo bitangirwamo amasomo y'ibanze ari mu byiciro 9 birimo Counter Terrorism Course. Aha hasangwa abasore n'inkumi b'intoranywa bahabwa amahugurwa yo kurwanya iterabwoba. Basic Special Force Course. Aha hajyamo abatoranyijwe bajya mu mutwe udasanzwe ushinzwe gukemura ibibazo byihariye by'umutekano bivuka. Aba barwanaho rukomeye. SWAT Course. Aya ni amasomo ahabwa ba mugabwa mbere. Aba bayobora urugamba mu bitero bitandukanye. Amasomo bahabwa azwi nka Special Weapon and Tactics Course. Training of Trainers cyangwa se TOT. Amasomo ahabwa abarimu bashinzwe guhugura abapolisi batoranyijwe mu bumenyi n'ubuhanga bwo gukemura ibibazo by'iterabwoba ibyo ari byo byose. Nanone haza Basic and Advanced Intelligence Course. Aha hasangwa icyiciro kibarizwamo abahabwa amasomo y'ibanze n'ayisumbuye y'ubutasi. Ahabwa batoranyijwe mu gukusanya, kwiga no gutegura amakuru akenewe mu butasi bugamije umusaruro runaka. Nyuma y'ibi byiciro hiyongeraho icyiciro gisangwamo abahabwa amahugurwa adasanzwe ku masomo y'umutekano w'ibibuga by'indege. Aba bagenzura abinjira n'abasohoka, cyane cyane bagenzura abashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Icyiciro cya 7 tugisangamo abahabwa imyitozo yo kurinda abanyacyubahiro. Hakaza icyiciro gitangirwamo amasomo yo gucunga umutekano mu muhanda n'icyiciro cy'amasomo yo gutabara byihuse aho rukomeye. Nubona CTU ntuzatekereze ko ari abashinzwe kurinda umutekano no kurwanya iterabwoba gusa. Ni umutwe w'ingabo munini urimo bamwe mu bagize igisirikare, aba twavuga nka Garde Presidentielle, polisi n'ubutasi, ndetse ukora byinshi kuruta uko ubitekereza.
Buri gice kirihariye kandi gisangwamo abatoranyijwe nyuma yo guhabwa imyitozo yihariye bagatsinda n'ibizamini. Bimwe mu bigize uyu mutwe babishyize hanze ari nayo mpamvu tubizi. Ibindi ni ibanga cyane ku buryo riba rizwi na bake kandi ririnzwe cyane, ibyitwa confidential information.